Yo bakunzi ba filime yacu Ibanga mwongeye kwirirwa bahaye ikaze hano kuri VNK Empire. Niba ukurikirana ibikorwa byose bya VNK Empire ndetse ukaba wanifuza ko wagira uruhare kuri filime yacu Ibanga, mwahaye ikaze. Ndagusaba kugira ngo nuve hano kuri VNK Empire kino kiganiro cya tuganire show hano kuri VNK Empire kitarangiye. Murabizi ko ubu tuvugana Killaman yamaze kuba yakodesha undi mubyeyi. Killaman yamaze kuba yazana undi mubyeyi ngo amubere mama we. Ese guys, uratekereza ko Killaman kuba yarafashe umwanzuro wo kuba yazana undi mama ngo amubere mama we ngo amugire mu cyimbo cya mama we? Uratekereza Killaman yarafashe umwanzuro muzima? Ese Killaman urabona bintu byo yakoze umunsi umwe atazabyicuza? Ese Killaman kuba yarakoze kino kintu utekereza ko yahisemo neza? Guys, niba ukunda Ibanga murabizi ko Killaman amafuti yose yakoze umunsi ku munsi turabizi kazamugaruka. Killaman turabizi ko kuva mbere hose yagiye akora amafuti menshi ndetse akagenda akora amakosa menshi, ariko turabizi ko nubundi ho bizakera. Turabizi ko aya mafuti yose yakoze bizagira akajya hanze Queen akayamenya. Queen turabizi ko nta nikosa na rimwe ryazi ryo Killaman igeze kuba yamukorera, kandi Queen turabizi ko ubu ngubu asigaye akunda Killaman. Ese mu gihe Queen yavumbuye ko Killaman ari nawe James ndetse akamenya ko uyu mubyeyi uwo bazanye ngabe yaba mama wa Killaman atari na mama we, uratekereza ko Queen azakora iki? Guys, ni ibarwa bwa mugeza no kuri VNK Empire. Murabizi ko muba muhawe ikaze. Ndagusaba kugira ngo nuhave udakoze subscribe kugira ngo tube twajyana mu bikorwa byose tuba turimo kugezaho umunsi ku munsi. Guys, rero turabizi ko Killaman amakosa araye kuba Queen agiye kuba yamwanga. Queen kuba agiye guciza inzira na Killaman agaciza inzira batabanye, turabizi ko ari Killaman amakosa yo kuba ataramubwishe kuri mbere hose. Killaman kuba yihererana ukuri, turabizi ko Queen nawe buri kimwe cyose agenda agikora kugira ngo abone ko Killaman wenda yabaho neza yishimye. Ese guys, uratekereza ko Killaman bino bintu byakomeza gukora umunsi ku munsi uratekereza bitazamurenga? Ese Killaman namenya ko nubundi uyu mama wo yita mama we nubundi namenya ko atari nyina we, utekereza ko azakora iki? Ese Queen we namenya ko bano bantu babiri nubundi wo Killaman yazanye ngo bamubira mama be, akamenya ko bano bose nubundi atari bo bamwibarutse, utekereza ko we azatekereza iki? Utekereza ko we azakora iki noneho? Guys, murabizi ko filime yacu Ibanga ari filime yanyu. Murabizi ko ibikorwa byose tuba turimo gukora umunsi ku munsi rimwe tuba turimo gukorera. Murabizi ko buri kimwe cyose dukoze mwihe mudahari nta na kimwe twakora. Guys, rero kwigarukiye iwacu mu cyaro, turabizi ko Niyori nawe yakoze igikorwa cy'ubugabo. Niyori turabizi ko yafashe icyemezo cy'abagabo akaba yaterera ivi Nyambo, akaba yamusaba kuba yamubera umufasha mu buzima bwe. Niyori turabizi ko yamaze kuba yahitamo neza mu kuba yafata umwanzuro kuba yapropoza Nyambo ngabe yamubera umugore, na Nyambo abyemera atajishinganyije ngo ati ndabyemeye. Nyambo urukundo rwe na Niyori rukomeje kuba rwakura gake gake. Ese uratekereza ko noneho abantu baba bashaka kuba basenya urukundo rwa Niyori na Nyambo? Uratekereza none hari ahandi hantu bo bafite kuba bamenera? Ese uratekereza bano bantu bashaka kugira ngo urukundo rwa Niyori na Nyambo rube rwasubira inyuma? Uratekereza none hari indi jambo bazongera kuba barugeraho? Guys, even turabizi ko yakomeje kuba yarugera amashoka no rukundo rwa Niyori na Nyambo. Even turabizi ko kuva kera yakomeje kuba yifuza ko no rukundo rwa Niyori na Nyambo rwaba rwahirima. Even ariko turabizi ko ngubu tuvugana nta n'ahantu na hamwe azongera kuba yanyura. Even ngubu tuvugana yakuye amaso ku rukundo rwa Nyambo. Ese guys, uratekereza ko Nyambo noneho atishimye cyane kuba abanye n'umuntu wakunda? Guys, ubu ngubu tuvugana abantu byacanze ni Babu ndetse na Mupesi. Aba bantu babiri byarabacanze, ubu nta n'umwanzuro n'umwe bafata, nta n'ikintu na kimwe bazi bakora kugira ngo wenda babone urukundo rwabo ruri kuzamuka.
bishoboka. Ubu nta n'ikintu na kimwe bakora ngo babone wenda bishimye nk'abandi bantu, nk'ukuntu urukundo rwabo ruba rurashimishije cyane. Ese guys, uratekereza ko Geregwari azagera akemerera Babu akamubera umukwe? Guys, turabizi ko bitapfa gukunda. Ubu ngubu tuvugana ndetse na Gahima ari aho ngaho ari kubuyera nk'ikibwa. Gahima ubu ngubu tuvugana ntabwo afite ahantu ho kuba yahagarara hari amahoro. Ese Gahima we, uratekereza ko we na Dete urugo rwabo ruzagarukira he? Ese utekereza ko urugo rwa Gahima ndetse na Dete ruzakomera, ndetse urugo rwa Gahima na Dete rukabamo amahoro? Guys, turabizi uburyo Gahima asuzugurwa, turabizi ko Gahima asuzugurwa bya danje. Ese guys, uratekereza ko Gahima umunsi umwe atazongera akagaruka kwa Jojo? Ese Jojo azemera mwakire n'amaboko yombi? Ese Jojo uratekereza ko yongera kuba yiteza Gahima akongera akagaruka mu rugo bakabana? Ese uratekereza ko bishoboka? Guys, ubu ngubu tuvugana Gahima ntago azi ikintu yakora wenda kugira ngo abe yongera kuba yagira amahoro. Guys, rero ndagusaba kugira ngo ukore subscribe hano kuri VK Empire, kandi nimba uri umuntu ukunda filime yacu Ibanga, ndagusaba kugira ngo bayigiramo uruhare, ndetse bayigiramo uruhare rweruye. Nitwa Niyonsenga VK, murera kuri YouTube channel yitwa VK Empire. Icyo mbasaba ni ubufasha, kandi umuntu utanze ubufasha nta n'ikintu kimwe abahonze. Niba uri umuntu mukuru ndetse ukabona ashaka gufasha rubanda rugufi, ukaba wifuza ko buri muntu wese yatera imbere ndetse akagira ikintu ageraho, icyo ngusaba ni ubufasha butoya cyane. Kandi niba uri umuntu mukuru, urabizi ikintu cya mbere gifasha umuntu ni ikintu gitoya. Kuba wafata telefone yawe ukajya kuri YouTube channel ukandikamo VK Empire, icyo nari kibazo. Ibyo ni ibintu biba byoroshye cyane nko kunywa amazi. Ni ukwandikamo VK Empire, ubundi ugakora subscribe, ubundi tukaza dukomeze tugenda muri bikorwa byose mandi kubageza umunsi ku munsi. Kandi murabizi ko umuntu wese wageze kuri YouTube yanjye yitwa VK Empire ahabonera ibintu byinshi cyane, kandi ahabonera ibintu by'agaciro bituma abaho yishimye, abaho afite akanyamuneza, ndetse ahorana akamwenyu ku munwa. Ndetse ku muntu wese wageze kuri YouTube channel yanjye yitwa VK Empire ntiyahava adasetse, kuko ikintu cya mbere duhorana ni amaseko. Kandi nawe nimba ushaka kuba umusetsi ndetse ukabona wifuza kuba wahorana ibyishimo, icyo ngusaba ni ukujya kuri YouTube channel yitwa VK Empire. Rero niba uri umunyamuryango ukaba wifuza kuhora useka ndetse ukaba wifuza kugira ngo ujye uhorana akanyamuneza, ndagusaba kugira ngo ukurikirane VK Empire. Ese guys, ubona ibikorwa byose mari kugeza umunsi ku munsi biboneye? Ese uba wifuza kugira ngo nawe ube wagira agaciro kuri YouTube channel yacu? Niba uri umunyamuryango rero ukaba ushaka kuba umunyamuryango wa VK Empire by'umwihariko, ndagusaba kugira ngo unyarukireyo ukore subscribe kugira ngo tugendane kandi tugendane neza mu mahoro. Iyi ni wari uzi ko yari yerekeranye ku muntu waba wifuza kuba yatanga inkunga ku bantu hatishoboye. Icya mbere, inkunga yawe aba ari y'agaciro, kandi inkunga yawe tuyatiriza amaboko abiri. Kandi ku muntu wese uba wifuza kugira ngo agire agaciro mu isi, ni ukuba watanga inkunga. Kandi niba uzi neza ko utunze ibya mirenge, ukaba utarekura ikintu cya mbere kibaho kitari icy'agaciro cya mbere, kuba wafata phone yawe gusa ukerekeza kuri YouTube, ubundi wahagera ukandikamo ijambo VK Empire. Ni ibintu byoroshye cyane, warangiza ugakora subscribe, ubundi tugakomezanya tukagendana mu bikorwa byose nshaka kuba nabagezeho muri zino minsi. Muri iyi minsi ngiye gutangira filime yitwa ubuzima bwanjye. Ubuzima bwanjye n'ubwanjye si ubwanyu. Rero icyo mbasaba namwe ni ukugira ngo iyo filime tuyikomezanye turi abantu benshi, kugira ngo buri muntu wese amenye ubuzima bwe, amenye igarukiro, ndetse amenye aho atagomba kurenga mu buzima bw'undi, amenye n'aho agomba kuba yagarukira mu buzima bw'undi. Ndetse ubuzima bwawe ube wabuyobora uko ubushaka, kuko ubuzima ni ubwawe. Iyi ni wari uzi ko. Rero niba ushaka kugira ngo dukomezanye muri iyo filime yitwa ubuzima bwanjye,
ndagusaba kugira ngo ukore subscribe hano kuri Venke Empire, kandi tube twajyana mu bindi byose mari kubagezaho umunsi ku munsi. Muri izi minsi tugiye kugenda mbagezaho waruzi ko zerekeranye n'ubuzima bwo kuri iyi si ndetse n'ibinyabuzima biri kuri iyi si byose. Rero ndabashimiye ku muntu wese ukurikirana Venke Empire, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.